ushyiraho utwinyo akajya ushimishaho utwinyo cyangwa se inzara cyangwa se ukamukoraho ukadukaraga ukuntu sheri uzifuri ajyamo ndabigutuye. Noneho yo hajemo kukonka ukarigatisha akarimi ugashyiraho utwinyo, wallahi akakugabira sheri niyo ataje guhara ubagura ndayiguhaye nk'uko mukondo ukahahuha gake ugasa nk'aho ugiye kuhakoza ururimi ariko ukarusubiza akajya harati bakamushyira mu bantu benshi twikoraho utubwira umugabo wawe ushobora kumukoraho ukerekana ikintu kimuriho cyerekana ko ari umugabo, akamubyinira akamumansurira akakimwereka neza. Hi guys, hi friend, mumeze mute? Twagarutse ku Mahumbezi TV, mwari mumeze neza? Shana rimba kumbuye, mumeze gute se? Nkomeza kubashimira, nkomeza gushimira abantu bose bakora subscribe and like and comment. Nanisuriza abantu bakunda kumbwira ko bankunda muri comment. Nukuri nanjye ndagukunda cyane, ndanabakunda mwese. Nishimira ibiganiro mumbwira ukuntu muri motive, namwe mutuma hari icyo niyongeraho mu kubigisha cyane. Nizere ko mumeze neza. Wowe wakoze sabu, wowe wakoze like, by'umwihariko cyane ndagushimiye. Kandi subiza abantu bari hanze, abari mu Burundi, abadukurikiye bari mu Rwanda, abaturanyi banjye bose baba bari kunyumva ndi kuganiza abantu, ndabasuhuje cyane. Mwari mumeze neza? Uyu munsi noneho mbafitiye akaganira abagabo mukunda cyane. Ndabizi yuko ubu ngubu buri mugabo ahari hose atangiye gutega amatwi kubera ko mbese ndi kubavuganira ndashaka kubavuganira, ndashaka nyine babandi barenganye nyine ndashaka kubarenganura. Noneho uyu munsi ndi kwibwirira abamama, ndashaka kubwira abakobwa uburyo wateguramo umugabo wawe cyangwa se uburyo wakarisa umugabo wawe akaba yakurongora yishimye agushaka kandi ari no muri mood. Nizera ko wamaze gukanda subscribe, ubundi tukikomereza and like. Merci beaucoup. Wa mugore we rero nawe wa mugabo we, urabona ko akundi urugero hari ukuntu umugore n'umugabo bagera mu buriri, umwe akiyambura undi akiyambura agasanga bagiye mu ishuka baripfutse, undi ahise ahindukira undi ashyizemo ararongoye ararangije araryamye ahise anisinzirira. Umva noneho ntabwo ibyo bintu aba ari sawa. Ako kantu mushyiramo ko gukora ibintu gutyo ntabwo aba ari sawa. Noneho hari umugabo wambwiye ngo umugore we akunda gukurikirana ikiganiro, mbigisha uburyo umugore ategura umugabo we neza kugira ngo uwo mugore abimenye ajye amutegura neza. Nizera ko rwose ubwo ngubwo nakugereyeyo. So urabona kwa kundi umugore aba yiriwe mu rugo, z'amasaha y'umugabo atahira agomba gukaraba agacya kamera neza, ubundi akitegura umugabo. Pajya ku meza akamubwira turyoherwe shira, akamuha amakeya nyine menshi cyane ku buryo umugabo nawe areba ukubita akajisho ku mugore akavuga ati kweri ni njyewe washatse. So noneho bagera mu buriri, hari ukuntu ukamwikuriramo imyenda, ukamuha keya ukamukuramo imyenda, ukamusoma, ukamubaza amakuru yo ku kazi uko byagenze, ukamubaza ukuntu nyine ibintu byifashe, ko yiyumva ibitsi, ukanamubaza se uri bukore dushe cyangwa se urakenera amazi yo kunywa, ukamwitaho ukamuha keya. Nta indabo zikura ari uko bazivomereye, nta rurabo rukura bataruvomereye na gato. Na pasiparume urabizi ko baziteye basubira kuzuhira cyangwa se bakazibagara. Niyo mpamvu rero ugomba guha keya umugabo wawe. Hanyuma noneho mwagera mu buriri, ntaga ari ngombwa buri gihe ngo abagabo ari bo badutegura. Rega nabo baba bakeneye kumva izo ntoki zawe
nyine bakumva utwo dutoki twawe twiza tworoshye, akakumva nyine akaba azi n'umwuka ubundi uhumeka uhumeza ute, cyangwa se akamenya n'icyuya cyawe icyo ari cyo, sibyo? Ukamukoraho abagabo kenshi na kenshi ahantu nabonye haba santima nyinshi, nubwo nta manyonyo bagira ariko ahari cyangwa se uduhari, umva abagabo benshi ndabizi, umva uwo mbeshya anteruye, rayira ko mwese santima zanyu zitaba ku manyonyo. Nyine urabona kuriya kuntu akamoko kaba kameze k'abagabo, uragafata gasa nk'aho ukonka kakanyunguta, ukajya ushyiraho utwinyo, ukajya ushimishaho utwinyo cyangwa se inzara, cyangwa se ukamukoraho ukadukaraga ukuntu sheri uzifuri ajyamo ndabigutuye. Noneho iyo hajemo kukonka ukarigatisha akarimi ugashyiraho utwinyo, wallahi akakugabira sheri niyo ataje guhora ubagura ndayiguhaye kandi atariye kubera kuryoherwa gusa. Umva byiteho, cyangwa se ukamuzamuka umubaza sheri bite biki, ukamanuka n'umunwa usa nkaho ntumurigate, ntunamushyireho n'amacandwe cyangwa iki. Urabona ukuntu ushobora kumanura umwuka usa nk'uwuha umuntu, ukagenda usa nk'uri kumuhuha nko kumukanga, kuko aba ari kwikanga, uba yumva ubuntu buri kumwiruka nko ku mukondo, ukahahuha gake ugasa nk'aho ugiye kuhakoza ururimi ariko ukarusubizayo, umeze nk'umuntu bari gushitura urwaye umutima. Umva ibyo bintu birabaryohera ku buryo ubundi umugabo wateguye wakoreye ibintu byose waryohereje ntashobora na rimwe kuguca inyuma, kubera ko guca inyuma se hari ibyo umukorera batamukora, ashobora kuguca inyuma rimwe agasanga nta kintu abonye nyine ku byo yashakaga. Ashobora kuguca inyuma agasanga uwo nguwo yagucanyeho inyuma ntabwo azi kumukarisa nkuko ujya ubikora. Noneho umva kandi kantu sasa, ubundi uyu mutwe wacu cyangwa se akanwa seto kari nako kavuga kemera ibintu byose, ni nako karyoshya ibintu. Urabona ko akundi umuntu ushobora kugenda ukamurigata ku ijosi, usa nk'uwegereza ku gutwi, ugashaka kurishyira akarimi ku gutwi cyangwa se mu gutwi mo imbere, ariko ntubikore gasa nk'uwitse ibiti mukora shuti. Ase ubundi muzamungurira ikintu mani kubabwira, muzamungurira iki koko? We mugore ibyo bintu ubikore nka test, ubundi urebe ukuntu umugabo wawe asara, ukabona nawe turanye ukajya uvuga ati umva turiya mugore yaroze umugabo himaye se afite uburozi. Nta bundi burozi uzaba ufite, uzaba ubizi ko uburozi ari amakeya. Buriya abagabo bameze nk'abana, abagabo bakunda keya nk'ababebe, kubera ko nyine uzanacunga umuntu w'umugabo ufite ubwanwa uritonda ukavuga ngo bebe ibiki ibintu nk'ibyo. Urumva rero ko niyo mpamvu mubwira ko abagabo bameze nk'abana, ugomba kumwitaho nk'uko wakita ku mubebe wawe, ukamuha keya, ukamwica mu mutwe, ukamwibagiza stress zo ku kazi, ukamwibagiza ibintu byose. Noneho rero mu gikorwa cya nyacyo umva ugatwika, pana ibyo kumera nk'umutumba cyangwa se kumera nk'umuntu wapfuye, ukagenda ukaryama
ukagaramatu ngo arimo ararongora gusa, ntunamubwire ati sheri biraryoshye, sheri biki, ugomba kumubwira ukamubwira ati sheri kora hano, sheri gutya biraryoshye, ukanataka ariko inyajwi zose ukazivuga kugira ngo aryoherwe. Ko iyo utaka wowe nawe bikongerera ubushake, kandi ikindi iyo utaka nawe uranaryoherwa cyane kuko ariyongera volume, uko utatse yongera volume kuko bazi ngo yakwemeje, noneho agashaka kongera kukwemeza neza fresh iyo yumvisha uri gutaka bitewe n'ukuntu urimo urataka. Hari ugutaka ubabaye ukanabivuga, hari no kuryoherwa ukavuga ati oh sheri uraryoshye ibiki, nyine ukamubwira ufite duki nziza iryoshye, kora hano mera gutya, nyine ugasanga yaryohewe nawe kandi yakuryohereje. Ibyo bintu ujye ubyitaho, aho kugira ngo ukabona umuntu yaryamye yifuse n'ishuka, sinshaka kundeba mu maso, sinshaka kundeba, aze umugabo atakubonye wabonwa nande? Kuki wumva ko atakubona se? Ukabona nk'urugero nk'umugore n'umugabo bamaranye nk'imyaka 2, ariko wenda niba umugabo afite nk'inkovu mu mugongo, akaba iyo nkovu umugore atayizi, bamaranye nk'imyaka 2, kubera iki? Agira amasoni, bagiye gukora sex, abasinziriye, abafite amasoni ukuntu, abadashaka kumureba, adashaka icyo, ariko umugabo wawe uba ugomba kumureba ahantu hose, kuva hasi n'agahera afite ahantu runaka hatagaragara, ukaba ukazi, ukaba uzi ngo umugabo wanjye ndamuzi neza, ku buryo banaguha ikizami bakagupfuka mu maso, umugabo bakamwambika nk'ubusa, bakajya harati bakamushyira mu bantu benshi, twikoraho utubwire umugabo wawe, ushobora kumukoraho ukerekana ikintu kimuriho cyerekana ko ari umugabo wawe, sibyo? Noneho hari ukuntu ibyo bintu bikunda gukorera abakobwa bo mu cyaro, ugasanga umuntu agiye kukurongora wipfutse ishuka mu maso, wigize ibiki, ugasanga ufite amasoni, ariko wa mugabo yashyikiriye undi mukobwa. Uzi ukuntu uwo mukobwa amwitaho? Umva umukobwa akamukarangira, akamubyinira, akamumansurira, akakimwereka neza, urumva, akamwambarira ubusa, akamwereka ubwiza bw'umugore aho buri, ariko wowe uba wihishe buri gihe, ntushobora kumwiyereka, ntushobora kumwereka ko umwishimiye, ntushobora kumwereka ko mwakundanye, gusa urumva ibyo bintu byavamo nshuti yanjye. Ni ngombwa rero kwita ku mugabo wawe ukamwiyereka wese, kandi ukamenya ko nakubwiye ko ntago abagabo ari bo bazajya badukarisa bonyine cyangwa se ngo badushyire muri mudu gusa, natwe tuba tugomba kubikora kandi duseka, tubyishimiye, tunabikunze, kuko iyo bavuze umutima w'urugo nyine ni umugore tu, niyo mpamvu batuwita ba mutima w'urugo. Niyo mpamvu rero buri kintu cyose umugabo ashobora gutera intambwe imwe, wowe ugatera 2, kubera ko nyine ari we mutima w'urugo. Ni wowe urumva iyo aguteye inda, ni wowe uyitwara, ni wowe uyibyara, akenshi ni wowe uri impande y'umwana, ni wowe uri iki nyine niyo mpamvu uri mutima w'urugo. Arahaha ugateka, ntahaha wenda ngana byitekere, ntiyabishobora kubera ko ntago ari mutima w'urugo, afite ibyo ashinzwe, nawe ufite ibyo ushinzwe. Rero no mu gikorwa cyo gutera akabariro, ba mutima w'urugo cyangwa se ube mutima w'akabariro da nagasigije, ariko ube n'umutima w'akabariro, kubera ko ese si bavuga ko ari wowe mutima w'urugo. Niyo mpamvu rero ugomba kumwitaho, ita ku mugabo wawe kandi neza, ubundi ibintu bizagenda neza, uzasanga urugo rwawe rwubatse neza, uzasanga nta muntu uzakwinjirira mu rugo, uzasanga nta muntu uzaruvogera ngo wenda nuko afite amabuno, nuko afite amabere, nuko afite igitsina kiryoshye, oya, ntago akurusha keya, nta nubwo akurusha ubwiza, nta nubwo akurusha kwita ku mugabo wawe. Reka dusozereze hano, ariko ujye wibuka kudutera inkunga, subscribe and share and comment and like, natwe tugume tukugezeho ibyiza. Ikiganiro n'akagaruka, yari Queen. Ciao ciao.